Yes, how are you? Are you fine? Ndizera mumeze neza cyane kabisa. Ni Valence Keys again. Nababwiye ko kabisa nzajya mbazanira ibintu byiza gusa. Mushimira aho bamaze gukora subscribe nawe utaramara gukandaho nkubwira ngo kandaho nonaha. Naho ngaho ku ijambo ritukura kabisa, ijambo subscribe kandaho kugira ngo video y'ubutaha uzayibone mu bambere. Ufite notification kabisa. Kanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo iyo notification ugiye tuyakira. Yes. Nabwe ko nzajya kabisa mbashakira abantu bafite impano, abantu bafite kabisa ibintu byiza, abantu bamaze gukura mu bintu by'agakiza. Uyu munsi ndi kumwe n'umuvandimwe Blessed Man. Ngira ngo muri kumureba. Ali Blessed kabisa yitwa Bonke kabisa, ndanyuzwe. Abantu benshi cyane muramuzi cyane kabisa, ndabizi nawe ajya afata iya mbere mu gusharinga video dukora. Muramuzi cyane, muramuzi kabisa. Agiye kutwibwira tubwire uko yitwa, ni umuririmbyi, ni umucuranzi, arabwiriza. Imana kabisa yamushyize ijambo mu mutima we kandi. Agiye kutwibwira kabisa, tubwire uko yitwa. Araza kuducurangira, araza kuturirimbira. Za mvugo z'ubu ngubu hari uze gushya. Niza gitari ngucurangire kabisa. Ariko banza twibwire then uraza gucuranga nyuma. Yes. Uko ndi kubisabwa n'umucuranzi Valence Keys. Amazina yanjye ni Ndanyuzwe Bonke. Ndetse baratureba. Nyuma ya kamera ndabona hari umuntu umwe, umukameramani uteye ubwoba. Amazina yanjye ni Ndanyuzwe Bonke. Aba ndi umujene. Yego. Ndacuranga, ndanaririmba muri gakeya ndagerageza. Yego, kuko hari abandusha benshi, niyo mpamvu mbivugaho ni gakeya, mba ndi kugerageza, ndi mu nzira yabyo. Ngayo nguko. Yes. Bonke we. Yego. Nshaka ko turirimbira boss. Turirimbira nyuma turaza kuvugana nyuma. Isabake gato. Nyuma turaza kuvugana nyuma, ariko nshaka kubanza uko turirimbira. What songs? Ushatse wanazirinze uko urumva umwuka kuyoboye kandi. Nashaka kuyoborwa n'umwuka, nishaka isaha ishire, nashaka amasaha abiri ashire. Nshaka akantu hagaragara ikintu cyitwa ubwiza bw'Imana. Amen cyane. Fata so. Mwami ndategereje, umutima wanjye urakwizeye. Yego. Kenshi nakumvise, umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Kenshi nakumvise, umutima wanjye urakwizeye. 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 Arakandi kavuga ngo amasezerano y'Umwami Imana ihoraho, yayakomeresheje n'imbaraga z'umusaraba. Yayakomeresheje n'imbaraga z'umusaraba. Amasezerano
se yayakomeresheje n'imbaraga z'umusaraba, se yayakomeresheje n'imbaraga z'umusaraba. Reka tutarame mana. Hari akarimbo kavuga ngo ni akarimbo kari kumfasha muri iyi minsi, kavuga ngo ineza yawe narayibonye, naserutse ngukeneye, ineza yawe narayibonye, waserutse ngukeneye, nagutakiye mbabaye, uranyumva urantabara, nagutakiye mbabaye, uranyumva urantabara, nagutakiye mbabaye, uranyumva urantabara. Hari akandi gahita kavuga ngo biriho byinshi biracyariho ibyatuma tujya imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe, birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Ngayo nguko kugira ngo mwamwumvise kabisa, mwamwumvise. He's blessed a lot. Afite umugisha ukomeye cyane. Mu kanya nshaka kumuha acoustic agacuranga urumva, kageza ahantu kabisa yumva Imana imubwiye ngo abahagarikiye, pana aho washaka, ahubwo aho umwuka uraza kumuyobora nanone. Yangira ngo kabisa mwamaze kumwumva, ni umuririmbyi mwiza cyane kabisa. Iyo turi kumwe mba numva ibintu byanjye byabaye clear. Noneho nta kintu kiza nko kuba uri gucuranga uri kumwe n'umuririmbyi ariko uzi ibyarimo. Pana kurira bajya basebya abaririmbyi ngo umuririmbyi buriya ngo utazi kuririmba, urumva ngo yagerageje kuririmba ararira cyangwa agakomera. Kumva icyo kintu? Somehow those guys, those singers bajya bagerageza ngo kuririmba ngo amatekinike, nka kuri uri kuririmba ngo ineza yawe, bura nanjye kuririmba ntabyo nzi nyine, ariko ntitaye ku banci ntegereka ndirimbi. Dore imiririmbire twagiye. Nagutakiye mbabaye. Can you imagine this verse? Nagiye kuririmba birakomeye nyine. Yes, banke we nshaka kuncurangira, ncuranga cyane kupita imirya kabisa ku buryo ndayumva. Urabona nta keyboard nashyizeho, ndi kuri kodingisha mic gusa, nari nkotoye. Fatila sol n'ubundi. Ineza yawe narayibonye, waserutse ngukeneye, ineza yawe narayibonye,
wazerutse ukeneye nagutakiye babaye. Aho ngaho ndi kuhagera ijwi nyine nkahita numva narira bitewe n'ijwi ritari kiriya. Yes, nshaka ko tuganira, sibyo? Uraza kongera kuturirimbira nyuma, ariko nshaka ko tubanza tukaganira, ukambwira urumva uri umuririmbyi, ese ukora gute ibintu by'amawamapu? Njya mbona kabisa umuririmbyi udakora wamapu yaracitse. Nshaka kumbwira, hari abantu nzi ngo bajya banza bakarya utuneke ngo mu gitondo, urumva ngo bakakumva gakomera boro nk'ibyo ngibyo, urabizi? Yeah. Cameraman, are you ready? Urumva noneho bakabanza bakarya utudimu, urumva ibintu nk'ibyo ngibyo, bakakomera ibintu byinshi. Ugiye kutubwira wamapu ukora festival, sibyo? Sinzi aka kamikoro kari kudufata neza ra, nta kibazo, kugerageza urusa nongera ijwi next ndashaka indi mic kabisa. ariko mbere nanjye nagerageza kuraje zo kureba uburyo abandi baririmba, uburyo izo wamapu zikorwamo, ariko ngenekereza ko kurya indimu, kurya imineke ari uburyo abanebwe nibo babikoresha. Kubera ubundi kuririmba usaba gukora wenda sinjya mbikora, ariko hari abo mbona nkabona nyine hari ukuntu babikora kabisa kandi bigatanga umusaruro. Nk'urugero hariho amawamapu biriya byo kuzamuka mu manota, umanuka uzamuka mu manota, biriya byongeye nkunze gukoresha rimwe na rimwe, ariko atari ibya buri munsi. Usanga ndabikora agacaho nk'iminsi, ukwezi, biki. Ushobora kuba umuririmbyi ariko utari seriye. Oya, ntabwo ari ukuvuga ntabwo ndi seriye, ahubwo ni kwa kundi nyine usanga nyine biragora mani. Wamapu ziragoye, ntabwo ni nk'akazi nk'akandi. Wamapu ziravuna sana. Yego, ni nk'umucuranzi nawe fingaringi, gukora biriya byo amaskeze ibiki, urabizi ukuntu bivuna. Ni kimwe rero n'amawamapu bitesha urumva uri gukora. Yego, uri gukora nta musaruro. Yes, ntabwo uri direct. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu nari nkubwiye ati biragoye umuririmbyi uzasanga ubikora uwo nguwo. Nyine uri kumva, nubwo bigoye ariko ugomba kubikora ugakora wamapu. Ndi kukugira inama nkaho hari icyo nkurusha mu iyo miririmbire yawe. Ariko nyine nk'umucuranzi nanjye mba nzi ibintu biri serious kabisa. Wamapu zirarema kabisa, sibyo? Zirarema kweli. Ndikumva kabisa. Ikindi kibazo nakubaza, abaririmbyi mukunze nyine kuba abantu b'abasitari, ugasanga hari ukuntu mwiyumva nyine, ugasanga niba uba muri kwaya, uba muri korali, arimba muri Betfage kabisa. Those guys from Betfage, be blessed. Yes, urumva abantu bakunze kuba baririmba kandi babizi, baba biyumva. Ushobora gusanga uheruka kujya kurepeta muri korali nko mu mezi 2 ashize, sinzi niba neretswe, ariko ibyo bintu ndi kumva bishobora kuba byaba ari byo bitewe n'imiririmbire nyine. Abantu bavuga ati ndacyase abanze banyishyire, abanze banyinginge tu. Sinzi wowe ukuntu managing ibyo bintu, kuba nyine uri umuririmbyi ariko ubizi ariko ukanitabira. Sinzi niba bijya bigukundira. Urakoze cyane. Ntago gusa ndagisubiza gutera ukuntu mbitekereza. Anyway, jewe kwanza ntabwo ndi umuririmbyi w'igitangaza, nta n'icyo ndicyo, nta ayo matitiri uri ku meza ashyire ku ruhande. Ndi
ndi umuntu usanzwe You know nothing. ndi umuririmbyi usanzwe kabisa wo hasi cyane cyane pe hasi ariko warubaje ikibazo cyiza kandi bibaho cyane. Abaririmbyi benshi usanga iyo uzi ko ufite ijwi ryiza abantu kabisa uririmba mu rusengero abantu bagasa nkaho bikanze, reka mbivuge gutyo. Usanga nyine mugani wawe utangira kwiyumva buriya bajya bavuga ngo impano yo kuririmba satani arayirwanya cyane kubera azi inyungu zibamo. Kuko muri Bibiliya ahantu Bibiliya ikivuga ngo Dawidi iyo yaririmbaga imyuka mibi yavaga muri Sawuli, urabizi imyuka mibi yavaga muri Sawuli. Ubwo rero umuntu ufite impano yo kuririmba arashobora gukiza abantu benshi, arashobora gukora imirimo n'ibitangaza abantu bagakizwa, indwara zigakira. Niyo mpamvu rero usanga satani arwanya umuntu ufite iyo mpano akamushyiramo kamere yo kwiyumva, yo kwishyira hejuru. Rero warumbaje ikibazo urabaza ngo mbega ngo ngewe ngo mbikora gute, ngo nshobora kuba ndepeta nka rimwe nko mu kwezi. Oya, ntabwo ari gutyo bimeze. Ndagerageza mfite umwanya wo kujya muri repetition. nkunda kuba mu rusengero man, nkunda kuba mu rusengero. Iyo numva ndi free mba numva ahubwo nagenda nkicara mu rusengero gusa nkicaramo nta kintu nzi gukora gusa. Niho hantu haba amahoro man, mu rusengero haba amahoro ataba ahandi hantu. Abantu bose bakunze kuba bifite stress zabo iz'akazi zabo iz'ibiki nabagira inama yo kuzajya bagenda nubwo yagenda mu rusengero akicara gusa. Niho hantu haba amahoro. Rero nk'abaririmbyi uko ndi kujya kure ikibazo wambaje, nk'abaririmbyi waruvuze ari abaririmbyi baba barenze, ariko abaririmbyi n'abacuranzi tugira kamere ego cyane mwebwe nimwe mufite ibibazo kuturenza. Usanga niba uri umuririmbyi wenda uzwi mu rusengero ukuntu perezida araguhamagara cyangwa se nk'umuyobozi wa korali, umuyobozi w'urusengero akaguhamagara ati uyu munsi turagushaka ku itorero uze kuza uturirimbira. Ugasanga aramuhamagara ati uranegera akamoto. Abacuranzi cyane mwe mu bugira iryo bintu mbere yo kuza gucuranga ku rusengero ukabwira pasiteri ati nta tike mfite, kandi ahantu urusengero utuye n'ahantu utuye urukumva ni amasegonda wagenda n'amaguru. Ariko kugira ngo ka kantu nyine nahoze nkubwira mbere satani agushyiramo agatangira kukumvisa ko uri igitangaza, uri umuntu urenze, ugatangira kwiyumva usaba ayo matike ibiki se. Ariko wowe ntabwo ubikora, ndakuzi uri umucuranzi mwiza cyane. Ubwo ndavuga ababikora sinzi, ariko izo character abacuranzi n'abaririmbyi bazigira. Ubwo rero njyewe ku ruhande rwanjye ntabwo nari nagera ku rwego rwo kwishyira hejuru mwana, nta n'icyo nari nageraho. Ariko wumva ukigezeho wakwishyira hejuru? Oya biragatsindwa mwana, biragatsindwa pe, biragatsindwa. Biragatsindwa. Uzarebe mwana buriya hari ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo uwicisha bugufi Imana igira gute? Imana iramuzamura. Kandi n'uwishyira hejuru Imana igira gute? Iramumanura. Ubwo rero ibanga ni ukureka umuntu agaca bugufi Imana igakora ibyayo. Kuko nani kwishyira hejuru umusaruro wabyo birangira ugiye hasi. Kandi umuntu waciye bugufi uzareba abantu benshi bagiye baca bugufi, abantu bicisha bugufi nibo baba successful mu bintu byabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nizere ko musubije neza, ariko mbere yuko musubiza mikrofone ngiye kukubaza ikibazo. Yibarize rwose. Yego, kandi urakinsubiza neza. Ndagusubiza neza. Ubwo ngiye kukubaza mu ruhande rw'abacuranzi. Abacuranzi namwe mugira character zitari nziza. Nibyo ngiye kukubaza. Kuki iyo hagiyemo ijambo ry'Imana abacuranzi mwese muhita musohoka ugasanga mwakoze agatsiko hanze y'urusengero ntabwo mushaka kumva ijambo ry'Imana? Icyo kibazo ni cya mbere kinsubiza. Ikibazo cya kabiri, iyo korali cyangwa se groupe runaka, team runaka, iyo bapanze amasengesho uri kumva harimo abacuranzi, usanga abasengana abaririmbyi cyangwa se n'abanyamasengesho, kandi ya timu igizwe n'abacuranzi n'ibyo. Ugasanga abacuranzi niba bapanze amasengesho y'iminsi 3 cyangwa amasengesho y'iminsi 2, yego amasengesho y'iminsi 2 cyangwa 3, ugasanga umucuranzi asenze umunsi umwe, umunsi wa kabiri anyuze ku ruhande, aragiye aguze capati, aguze iki ku muhanda, arariye ugasanga gahunda mwebwe wagira ngo ntabwo ziba zibareba. Ibyo bibazo urabinsubiza mbere ko dukomeza. Bon,
Yes, uyu muvandimwe ambajije ikibazo cyiza, nari naje nigize kagarara numva kabisa amagambo yandenze, ariko ibibazo ambajije sinzi ukuntu ngiye kubisubiza kabisa, ariko ndikumva ngiye kugusubiza. The first one, sana ufata gutya pe. Afata the first one, ikibazo cya mbere nyibutso. Kirabaza ijambo ry'Imana sasa. Ijambo ry'Imana nibwira ko ari umuyobozi twese tugomba kubaha. Ijambo ry'Imana rirarema kabisa, ririmo ibintu bikomeye cyane. Umuntu utumva ijambo ry'Imana ntekereza ko ntaba ari kugana. Ikibazo uri kumbaza ni ikijyanye n'abacuranzi. Abacuranzi benshi mu by'ukuri ntango bakunda kumva ijambo ry'Imana. Ku ruhande rwanjye ndaryumva, ariko banze nisegure bantu mudukurikiye, nge numva ijambo ry'Imana. Abantu batumva ijambo ry'Imana, impamvu bataryumva ni kakantu ko kwiyumva. Ndarenze cyane cyane noneho ibintu by'imiziki byajemo amafaranga, abatagetinga gusa saleri. Kavuga niba nko ku kwezi nzabonamo desa ibiceri nako 200k, sibyo 200,000. Akavuga se ndajya kwicara hariya na bari abakecuru ngo turi kumva ijambo ry'Imana, bakabinegirija bitewe na kino kintu cyaje cyo kumva ko muziki yabaye akazi. That is the reason. Urasubijwe 80% rizaba 100 kuri ubushakashatsi uzakora, nibwo bizahita biba 100%. Yes, ikindi kibazo wambajije ni icy'amasengesho. Kubera iki tudasenga? Ese kubera iki niyo tugerageje gusenga duhita urugero hari amasengesho yo kwiyiriza, ariko ni 4 days or 5 days. Yes, mu by'ukuri uri kumva ayo mafaranga izo saleri zaje nizo ziri kubyica byose, sibyo? Turacyari ku ijambo ry'Imana, impamvu bari kwepfa, ariko twari twakirangije ahubwo tugeze kwa kiriya cyo mu masengesho. Ikijyanye n'amasengesho icya mbere ntango baba babyumva, wijya kure. Icya mbere ntango baba babyumva. Nuriya muntu wafashe iya mbere yo kuza gusenga, nge ndamushimira, kuko abenshi nta nubwo bumva ko bagomba kuza, bumva ko gusenga byabaye iby'abaririmbyi, those singers, those musicians, ntango bibareba, sinzi impamvu, ariko ni kakantu ko kwiyumva kaba kakigaruka. Ikijyanye no gusohoka bakigira kurya, baje mu bintu batamenyereye. Niba utamenyereye kumva ijambo ry'Imana, utazi ni gute uraza kuba hano no ya masengesho mutayibona rye? Ese niba udashobora gufata rimwe ugateranyaho kabiri bikabyara gatatu, wafata miliyoni ugateranyaho 0.50 ukamenya icyo birabyara. Nibaza none wagiye kwiyiriza. Urumva ni ikintu kigoye. Noneho kwiyiriza biragoye, bisaba kwibabaza. Ntabwo umuntu atabasha kwicara iminota 40 bavuga ijambo ry'Imana ngo yumve, ngo none ngo mvugire ngo uragenda ngo mbwirirwe ngo hariya ngo musenga ngo utariye festiri. Ariko mpamya ko umuntu wabashije kumva ijambo ry'Imana akajya abasha kwihanganira rya jambo ry'Imana ritangwa Sunday, amasengesho yayakora. Ikintu gihari nyine n'ubundi kiracyaba cya kibazo cyo kwiyumva, byapfiriye mu ijambo ry'Imana, ntabwo uri buze gushobora amasengesho. Ibisubizo ngo hayi bishobora kuba bitakujuje 100%, ariko according to your discovery you may go there on churches, then ukareba babacuranzi nawe ukagenda ubabaza, ukazabihuza ugakuramo big solution. Ntabwo uzabaza butareba se, ninjye turi kumwe, ariko ibisubizo ngo haye yes, ntekereza ko ibisubizo nguhaye nyine ntabwo byuzuye 100%, ariko na discover uzagenda ukora, akagenda ukora ubushakashatsi, uzagenda wuzuza igisubizo cyawe. Dushobora kuzagarukana hano none uri kumbwira ko ibintu kabisa wabyumvise, sibyo? Wumvise reason for that questions, those problems.
reka ndikumva twasoza sibyo. Nshimira abantu bagomeza kudukurikira, abantu kabisa bagumya kutwereka urukundo muri comment, like yawe, share yawe kabisa, abantu bakora biriya bintu ndabashimira cyane. May God bless you. May God bless them. How can I say? Yes, ariko nshaka ko n'ubundi ndacyari kumwe na Bonke. Abantu kabisa mukunda mu byandika ngaho muri comment, muramubona ni blessed man, muramubona mu ruhanga rwe kabisa araka, afite ubwiza bw'Imana, afite ukuntu kabisa ari umusore umeze neza. Muri kubibona kabisa. Agiye kongera turirimbira akaririmbo. Ndimo nshaka ko turirimbira. Amaraso how nagucurangire uririmba iyo ndirimbo kabisa. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni cye, umutima w'imbabazi nyinshi, Yesu Kristo. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni cye, wa mutima w'imbabazi nyinshi nabonoa, Yesu Kristo. Arakaboro kavuga ngo we mutima urira ngwino kwa Yesu, arakunda afasha abababaye bose. We mutima urira ngwino kwa Yesu, arakunda afasha abababaye bose. Wa mutima w'imbabazi nyinshi nabonoa, Yesu Kristo. Wa mutima w'imbabazi nyinshi nabonoa, Yesu. Wa mutima w'imbabazi nabonoa, Yesu. Wa mutima w'imbabazi nyinshi nabonoa, Yesu. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni cye, wa mutima w'imbabazi nyinshi nabonoa, Yesu. Ngwino kwa Yesu, arakunda afasha abababaye bose. We mutima urira ngwino kwa Yesu, arakunda afasha abababaye. We mutima urira ngwino kwa Yesu, arakunda afasha abababaye bose.
hari akaboro ka James Ndadagira kavuga ngo ahembura hembura hembura umurimo muri twe hembura 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 umurimo komeza 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 murimo hembura 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 umurimo muri twe komeza 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 umurimo muri twe. Ana we mba rero Valence reka turekere Imana ko nkomeje naririmba ibintu bikaba ibindi hano abantu bagafatwa n'ubukabera ubwo rero icyo nabwira abantu bawe ndabashimira pe kuko abakoze subscribe Imana bamugisha subscribe kuyishyiraho ntabwo bisaba nta giciro runaka nta kiguzi bisaba umuntu ujya kuhakanda ni ubuntu rwose kandi ushobora kwikanda ukikomereza nta n'icyo biba bitwa ushigikiye umurimo w'Imana iri torero ryawe rikeneye abantu benshi iri ni itorero rikeneye abantu benshi kabisa kandi ukeneye amaboko menshi kugira ngo waguke muri byose yego aka kaboro naririmbye kavuga ngo yego ya James Ndadagira man iminsi turimo iragoye iminsi turimo iragoye icyo nabwira abantu badukurikiranye dusenge Imana ihembura ubwoko bwayo iduhembure turi mu bihe biteye ubwoba aho gusenga bya bindi usobanura mu kanya bisigaye ari danje umuntu sinzi uretse Imana yonyine yaduha umwuka wayo akatuyobora akadushoboza nta kindi twifuza uretse kwifuza Yesu akaza mu buzima bwacu agategeka akayobora agakora imirimo n'ibitangaza nta kindi twifuza akazi niyo mpamvu ndi kuvuga ati abantu badukurikiye dushake kabisa imbaraga z'Imana Yesu arakora Yesu ku muntu wemeye gukorana nawe araza akamukoreramo imirimo n'ibitangaza ngayo nguko wasubirana mikrofone yawe. Yes ngira ngo abantu bangiye kabisa my fm ni message bonka baduhaye buriya ni ibihe bibi boss we abantu kabisa ubona n'abasaba n'abari kugenda bava ku Mana kandi cyari igihe cyo kuyegera ariko abantu bagenda kabisa ubona urusolongo urumva n'igihe kiba kiri kugenda abantu barahindutse si yarahindutse ibintu kandi uko tugumya tujya imbere niko akantu uvuze mitanekereza mu gitondo mbere yuko wampamagaye turavugana hari ikintu natekereje man buriya muri biriya ijambo riba ari mu itangiriro sinzi nawe ndi umusomyi wa Bibiliya ariko mu gihe cyo kwa Nowa niba abantu babizi neza icyo gihe birivuga ko ngo abantu barashingiraga baranywaga mbega gahunda zose zarakorwaga mbega nta bimenyetso bari bafite byaberekaga ko isi yabo y'icyo gihe igiye kurangira activite zose byari bisanzwe byarakorwaga numva rero ibyo natekereje mu gitondo ndeba iyi si turi mu munsi wa none ukuntu iri modani tekinoloji ni yose isi iri gutera imbere mbega abantu dusa nkaho duhuze mani isi abantu barahuze ibintu bimeze neza kandi mu by'ukuri mu bigaragara isi iri ku musozo mani isi iri ku musozo abantu bafite amaso y'umwuka barabibona rwose isi yararangiye pe isi yararangiye aho usigaye usanga ibintu mbega sinzi pe gusa waba umunyabwenge yakwita ku iherezo rye nicyo gihe navuga kabisa that is reality kabisa urumva kabisa umujene
biragoye kubona umujene nkawe ariko nanone wizera Yesu. Biranshimisha rero iyo mbonye umuntu turi mu nzira imwe. Buriya nanjye numva narafashe iya mbere ngo mpamye kwizera kwanjye kandi ngumye nizere Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo ndi umusomyi cyane, abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ni ijambo ry'Imana kabisa, ntabwo ari njye waryanditse, ariko ni umurongo mwiza udukomeza mu gukumya kwizera, kandi tukizera Imana kandi tugakora iby'ubutwari. Niba twizera Imana ntitube bamwe tubona hariya kabisa, ubona urabazi cyane byagoranye. Ndumva twasoza. Message waduhaye twayumvise. Hari indi message udufitiye se ngo sinadani kabisa? Nta yindi message, ariko message yaduhaye twayumvise. Abantu mungurikira umunsi ku wundi, tugerageze twizere Imana, kandi yakunze kuvuga ngo iri ni itorero. YouTube yabaye itorero kweli. Muri shyigikire, mukande subscribe, mukande kabisa, mufungure inzogera. Video y'ubutaha muzayibone mu ba mbere. Tubafite ibintu byinshi kandi byiza. Niba uri umukristo, ni byiza cyane kuba uri hano. Abantu muri hano kabisa muhamaze iminsi mumaze kubimenyera. Tubafite ibintu byiza cyane. Abantu mukunda umuziki, cyo tuza tugacuranga, bigafasha benshi. Jya mbikurikira, comment zanyu ndazireba, and I like to reply. Unda ku replying every comment. Urumva mukore like, musharing ino video. Abantu mufite audience ireba gospel n'umugisha. Abantu mufite audience itareba gospel, namwe mubitange, abantu bagumye babirebe. Ikindi nk'ibisanzwe n'ubundi murebe video. Hari igihe ureba ukagenda usimbutse, ariko ndakubwira hari message igenda gucika. Ntango uyu munsi nize kubivuga, ntango wakwiga secondaire utize primaire ngo ugayininge ibintu byo muri secondaire kandi primaire warayisimbutse. Reka ngushimire, tuzabonane muri video y'ubutaha. N'ubundi bafite ibintu byinshi cyane byiza. Imana ibahereze umugisha. Imana kabisa igumye ibashyigikire. Murakoze cyane. May God bless you.